Muraho neza nshuti zanjye, amahoro y'Imana abane namwe, ni Baho TV, kuri Mukundiye kuri Kevin nagarutse, amahoro y'Imana abane namwe, aho muherereye mwese ndabasuhuje, Yesu nashimwe cyane. Nari mbakumbuye cyane, nizere ko mumeze neza, nsuhuje abantu mwese munkurikirana, inshuti zanjye, mwe mwakanze subscribe, ikiganiro nshyizeho mugahita mukibona, Imana ibahe umugisha, nawe utarakanda subscribe, kanda subscribe, kugira ngo ibiganiro byose nzajya nshishaho bijye bihita bikugeraho, Yesu aguhe umugisha mwinshi. Rero nsuhuje abantu bose bari mu mpande enye z'isi, abari mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, abari hirya no hino, mfite inshuti nyinshi, Yesu abampera umugisha mwinshi cyane, ndabasuhuje kandi ndabakunda. Iyo ngarutse ndi muzima mba nizeye ko namwe muri bazima, nshimye Imana iba yaturinze tukageza kuri uyu munsi turi bazima, ni ukuri ni iby'igiciro, ni ibyo gushima Imana, kubera ko ujye wicara witekerezeho neza, uzasanga hari abantu mwakuriye rimwe cyangwa bari mu kigero cyawe batakibukwa, ariko nyamara wowe uracyibukwa, wowe uracyari muzima, uracyabyuka bikemera, ukavuga bikemera, nubwo wenda ntazi intambara uri gucamo, ariko kuba uri muzima byonyine, jya ushima Imana, jya ushima Imana uyibwire ngo Mana warakoze kungirira neza, Imana ibampere umugisha. Ndabakunda cyane, ko nsenze ndabasengera, sinjya ncika intege zo kubwira Imana ko igomba kubagirira neza, igomba kubumva mu byo muyisaba, kandi igomba no kubashyiraho uburinzi, ikabampera n'amafaranga, kuko tudafite amafaranga ntabwo twabaho. Amafaranga niyo atuma tubaho, rero mbasabiye amafaranga, ni ukuri Imana ibampera amafaranga menshi cyane, umva ibampere ubutunzi, abafite akazi bagure, abatagafite ikabahe, namwe mugafite, ni ukuri Imana ibavanaho muri mugera ahandi. Abafite ubushomeri babwira ngo nimwihangane mwizere Imana, iyo yaremye ijuru n'isi n'ibiyiriho byose, ifite n'ubushobozi bwo kukugirira neza, ikaguha ibyo uri gusaba, ibyo ushaka, ibyo wifuza, ibyo ureba ku bandi ukavuga ati Mana njyewe wampoye iki, wanjijije iki. Ni ukuri humura, nta Imana yaguhoye, nta n'icyo yakujijije, ni isaha yawe itaragera. Guma mu mwanya urimo rero, ntuve mu masezerano nta mpamvu, ntubone bibaye byinshi ngo uvuge ati ndarambiwe gutegereza biranze, igihe nahereye, wivavote, witotombe, oya ndakwinginze. Nimba uzi ko dukundana, ukaba uzi neza ko unkunda nanjye ndagukunda, mbabarira, ntiwihebe, ntucike intege, Imana yacu iracyahari ngo itugirire neza. Rero mbasabiye amafaranga, mu by'ukuri mbasabiye imbaraga, mbasabiye ubwenge, mbasabiye ubwenge bwo kumenya uko mubaho muri iyi si, ndetse n'ubwo kumenya uko mugomba gushakisha mugahiga, rwose pe ibyiza byose umwami wanjye atanga abibampera. Inshuti zanjye, I love you so much. Rero nk'uko mubizi mba mfite utuntu twinshi mbazaniye: gusenga, ijambo ry'Imana, ubuhamya, kuririmba iyo Imana ibinshoboje nyine, nubwo ntabizi neza, ariko muzanyigisha, kandi buryo ko bukeye nuko bwije, nuko umuntu agenda yunguka, nuko umuntu agenda yaguka. Nanjye rero nk'uko mbasengera, namwe mujye munsengera, mubwire Imana ngo Mana fasha Kevin, mwagure, mugire umuriro, muhe imbaraga, ku buryo noneho nzajya nkora ikiganiro mubona ndi gutitira mbabwira ati iravuze ngo, sibyo? Byose Yesu arabishoboye kandi bizagenda neza. Ndabakunda cyane rero, reka nk'uko mubizi, reka twisengera Imana ngo nta Mana nta buzima. Iyo ndirimbo ninza kuyibuka ndaririmba, ndayikunda cyane, ngo nimba ngo ibimera byose, ndayibagiwe ariko nza kuyibuka ndayibaririmbira. Nta Mana nta buzima, niyo mpamvu nkunda gusenga Imana, niyo mpamvu mba numva imibereho yanjye yose ngomba gusenga, nkiragiza Imana, buri kimwe cyose nkiragiza Imana, kuko ntafite Imana njyewe mba narapfuye, ngira ngo murabizi, mba ntakiriho, mba ntakibukwa, nta nubwo mba ndi kuvuga nica ahangaha ngo mumbone, ni ukuri pe biba byararangiye, ariko kubera Imana, haleluya, Imana nishimwe cyane. Yesu ushimwe, muramburire Imana amaboko, muyihe icyubahiro, muyibwire ati Mana warakoze,
waranesheje waratsinze, ni wowe uturwanirira intambara, kandi Imana itahabaye, Imana itatuvuganiye, Imana itaturengeye, ibyacu byaba byaribagiranye. Rero mu gihe uhumeka, mu gihe mugitera kuka, mu gihe mukibyuka bikemera, muvuga bikemera, mukagenda ugatembera ukava mu rugo, ni ukuri inshuti zanjye, hari abantu benshi bababaye, hari abantu benshi baba bari mu bitaro batanyeganyega, bari mu masoni, bari mu mabomboni. Mana yanjye, nabo Imana ibakize, Imana ibagirire neza, Imana ibatabare, kuko nizeye ntashidikanya ko imbaraga izifite kandi nyinshi, yambaye icyubahiro no gukomera, nta na kimwe mu biriho kijya kiyinanira, kuko byose bifite amatwi ngo byumve ijambo ivuze. Rero humura wowe uri kwa muganga, wowe urushye, wowe uremerewe, humura, Yesu aracyakora ibitangaza, aracyavuga bikaba, aracyategeka bigakomera, ntaho yagiye. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari, ntahindurwa n'iminsi cyangwa ibihe, ntabwo ahinduka nk'uko ab'isi tumeze. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Icyo yagambiriye kuri wowe no kugikora izagikora, kandi n'icyo yagambiriye kuri njyewe no kugikora izagikora, kandi izagisohoresha imbaraga zayo nyinshi cyane. Reka dutangire ikiganiro dusenga Imana. Data, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri mwiza uhebuje byose, izina ryawe niryamamare Data. Turagushimye rero muri aka kanya keza uduhaye, ni ukuri ni wamamare. Nyemerera aka kanya kaba akanya k'umugisha imbere ya buri muntu wese uri kunyumva. Reka Mwami Imana, imbaraga zawe zigende zigote buri wese, zigote ababyeyi, zigote abapapa, abasore, abakobwa, abana batoya. Mana, reka imbaraga zawe zigote buri umwe wese uri kumva iki kiganiro. Ngaho nyemera ngo ikaze na karibu, naba ari wowe wururukira kubana nanjye. Reka Mwami Imana, imbaraga za Satani zunge mu izina rya Yesu Kristo. Bitavuga Imana byose ndabyirukanye, kugira nabi kose k'umwanzi ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Nguhaye ikaze na karibu, mboje iki kirere. Reka abamarayika bawe baze bangotere, ku mucyo wawe wera uzumurikira aha hantu, maze nyagora ku ngoma ngiye gutangira, utangirane nanjye, ntaba ari njye, ntaba ari abari kunyumva, ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru, kandi kwera kwawe gukomeze kugaragarire buri umwe wese. Ngo duhe imbaraga udushoboze, ntaba ari twebwe Mwami. Tugirire neza rero, ngo gumana natwe. Ni ukuri turagushimiye ko ubyumvishe kandi ubikorera kwiyubahisha. Mu izina ryawe ryera tubisabye twizeye Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Rero uyu munsi mbafitiye, murabizi sinzi kuvuga, ndavuga cyane, ariko mu bintu mvuga nkunda kuvuga Imana. Hari igihe kimwe muzajya mubona nimba nzaguruka, nimba bizagenda gute, ndabizi neza ko hari umunsi tuzayivuga noneho ibintu bimeze neza kuruta hano. Ni ukuri jya uvugira Imana, nimba uri mu bantu ukaba wumva muri wowe hari icyo wababwira Imana yakoze. Ni ukuri nyamara reka mbabwire inshuti zanjye, kuvuga Imana biraryoha, ndetse Imana ikunda ko tuyivuga. Iyo uvuze Imana neza iraguhemba, iyo uvuze Imana neza nayo ikugirira neza. Rero mujye muvuga Imana, ntimukajye muceceka, mujye muvuga ibyo Imana yabakoreye, mubibwire abandi. Abababaye baruhuke, abatentebutse basubizwemo imbaraga. Ntukajye uceceka, jya uvuga mu izina rya Yesu Kristo. Imana izaguha umugisha kandi Imana izakugirira neza. Inshuti zanjye rero, babyeyi, bavandimwe, bakundwa, uyu munsi ndashaka ko tuganira twifashishije Bibiliya, kandi tunareba ubuzima turimo uyu munsi, ku mibereho turi gucamo. Ese turi kwitwara gute? Ese turi kugendana gute n'Imana? Ese turi kubana gute n'abantu? Ese mbese ndashaka ko tuganira ku mibereho ya muntu n'imyitwarire yacu, uburyo ki tubana, uko tugenda. Mbese ni ibyo bintu nshaka ko tuganiraho, ko twifashishije Bibiliya. Ko nabwiye ngo Bibiliya ndayikunda, nasomye Bibiliya kuva kera ndi umwana. Bibiliya niyo yagiye akenshi inyobora, igatuma ntatukana, igatuma
ntakora ibintu bibi, kubera ko muri Bibiliya harimo ibintu byinshi byinshi kandi byiza byagufasha ku buryo ugera mu kibazo ukibuka ijambo wasomye rikagukomeza bigatuma udateshuka. Rero mujye mukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni imibereho, rizagufasha kandi rizagushoboza. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo. Muri Matayo ni ijambo mwese musanzwe muzi, abantu batarizi ni bakeya, ariko bajya bavuga ngo kwiga ni uguhozaho. Kuba urizi ntabwo bikubujije kongera kuryumva, kuko n'umunyeshuri ajya kwiga agahera mu wa mbere, agahera ku wa mbere yiga ibintu babigarura kugira ngo abimenye. Nta muntu wiga rimwe my dear. Kwiga ni uguhozaho. Kuba wararyumvishije ntibivuze ko uyu munsi ritakugirira akamaro, bivuze ko uyu munsi ritagira ikintu riguhinduraho. Rero iri jambo nyemerera turiganireho, turigendanemo, Umwuka Wera agusobanure. Kandi ikindi ni ukuri pe, ujye uharanira kumva, niwumva hari icyo wumvishije ugifite ukireke. Mbese duharanire kureka, duharanire kugira ibintu tuvamo, duharanire gufata decision y'ubuzima bwacu nziza, nta bintu byo gupacapaca, nta bintu byo kujarajara. Tujye dushyira umutima hamwe, bityo Yesu azajya yururuka azatugirire neza. Ndabakunda cyane. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Matayo ibice ni 5, guhera ni ku murongo wa mbere. Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura aya magambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abikiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Uwiteka abigaragarize mu izina rya Yesu Kristo. Aya magambo turayazi, turayasoma buri munsi, ariko ni byiza ko tuyasoma buri munsi. Ni byiza ko tuyamira akatubamo, tukagendera muri yo, kubera ko ni amagambo ahumuriza, ni amagambo utekerezaho akagufasha. Ni ukuri. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nshuti zanjye, bene data, nk'uko nababwiye nifashishije ijambo ry'Imana, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Wowe urahirwa. Ndakwinginze, hari ukuntu umuntu aba yumva ko akennye, akumva ko ubuzima bwiwe butagenda, akumva ko ubuzima bwiwe atari bwiza. Ariko hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Rero nshuti yanjye, wowe uri kunyumva, gerageza niyo waba ukennye, ariko ujye wibuka ngo nubwo nkennye, kuba nkora ibyiza, kuba nkora iby'Imana ishaka. Ni ukuri, gerageza ukene, ariko ukene ukiranuka, uvuga ati ubwami bwo mu ijuru ni ubwanjye. Nubwo nkennye, nubwo ndi guca mu buribwe bw'ubuzima bukakaye bw'umubabaro, ariko ndagerageza kwitondera amagambo y'Uwiteka, ndagerageza kubana n'Imana yanjye neza, ndagerageza kubana n'abaturanyi neza, ndagerageza kubana n'inshuti, abana, famiye. Ni ukuri mwene data,
hahirwa abakene mu mitima yabo, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Wowe urahirwa rero, wicogozwa n'ubukene, wicogozwa n'ubuzima, nyamara mu ijuru hari Imana ikuzi neza. Nubwo ukennye ubona ko ntawe ukwitayeho, ubona ko ntawe ukuzi, ntawe ukuvuga, ntawe uzwi, ariko Imana irakuzi. Humura muri ubwo bukene bwawe. Nimba ubundi njya mvuga ngo hari ubuzima ubamo ukaba utabuhindura. Rero nimba uzi ko uri mu buzima bw'ubukene, ukaba uzi neza ko ntacyo ufite ngo ubuhindure, iga kububamo kandi ububemo wishimye. Iga kuba muri ubwo buzima urimo kandi ububemo wishakamo umunezero. Bijya bikunda, ubundi icyo tubura ni ukunyurwa. Gerageza ube muri ubwo buzima bw'umubabaro, ariko umubabaro uwuhinduremo umunezero. Wizere ngo nubwo ndi guca muri ibi ariko bizarangira. Mu by'ukuri ni ukuri pe, hari ibintu utahindura, hari ubwo wagerageza. Ngenda kubwiza ukuri, nakuze ubuzima bwanjye bwose ngerageza gukora. Nacuruza imyenda, ndi umuzunguzayi, nzunguza imyenda, njya mu isoko ncuruza inyanya, biranga ncuruza intoryi, biranga ncuruza, nagiye ncuruza ibintu bitandukanye, ncuruza amakara, ngerageza kuva mu bwana bwanjye bwose. Nkabona amafaranga nkavuga ati ngiye gucuruza, nkagenda ngacuruza, bikanga, nkava muri bimwe nkajya mu bindi. Ariko reka nkubwire, ni ukuri pe, iyi saha y'Imana itaragera, niyo waba ufite amamiliyoni atenze gutya, ubwo nyine yaba itaragera. Rero nimba uzi ko isaha y'Imana itaragera, senga ubwire Imana ati Mana mbabarira, ndakwinginze isaha yanjye igere, aho kugira ngo wirirwe wibabariza umutima, ubabaze n'abo muri kumwe. Rega iyo umuntu afite agahinda ntabwo aba ari we ugafite wenyine, n'abo mwegeranye babigenderamo, babibabariramo, kuko ntabwo ushaka kuba uri kumwe n'umuntu uri kurira ngo nawe yishime. Ntabwo ushobora kurira uri kumwe n'umuntu ngo urire waseke. Ihangane rwose mwene data, nshuti yanjye, humura nubwo bikomeye ariko bizarangira. Wahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Wowe urahiriwe rero, wowe uri guca mu bikomeye ariko ukagerageza kwirinda, ukagerageza gushaka Imana cyane, ukagerageza kubana neza n'abandi mu mahoro. Ni ukuri humura, Yesu arakuzi kandi umunsi umwe azagutabara. Kandi ntabwo Yesu ajya akangwa n'ibyo ngibyo, ntabwo akangwa n'amasasu, ntabwo akangwa na biracitse, ntakangwa n'amagambo n'urusaku, nta na kimwe kijya kimutera ubwoba. Kandi haravuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Mwene data, haleluya, hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Ese ubundi Imana yaguhoza amarira utarize? Nimba uzi ko warize menshi, jya umenya kuzaseka ibitwenge byinshi cyane, ugaseka, ugahamagara inshuti n'abavandimwe, ukavuga ati noneho Imana iransekeje, noneho nimuze murebe, noneho nimumbabarire, ukore ibirori, utumire, uvuga ati Yesu aransekeje. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Ntabwo Imana yaguhoza amarira utarize, ntabwo Imana yagusetsa utarabanje kurira. Rero humura muri ubwo buzima uri kunyuramo, nubwo ushavuye, nubwo ugeragejwe, nubwo utinze ku musozi, nubwo utinze mu kigeragezo, nubwo utinze ku musozi w'amadene, ukaba utinze ku musozi w'inzara, ukaba utinze ku musozi wo kuvugwa, ukaba utinze ku musozi wo kwambara ubusa, ukaba utinze ku musozi wo gusuzugurwa, ukaba utinze ku musozi wo kuba utazwi na famiye yarakwibagiwe. Humura, hahirwa abashavura kuko aribo haleluya, uzahozwa, Imana izaguhoza. Nkunda kuvuga kandi koko pe, iyo uri guca mu bikomeye bigoye, ubu uzaba umuntu ukomeye. Wowe humura, ikintu dusabwa ni ugukomera. Nzabibabwira mu gitondo, mbibabwire nimugoroba. Ikintu dusabwa ni imbaraga zo kwihanganira imibereho turi gucamo n'ubuzima. Nitubona imbaraga zidutambutsa muri ubu buzima bugoye, ni ukuri imbere yacu ni heza. Kandi humura kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Nimba uzi kurira cyane, nimba uzi ko uri umunyabibazo, nimba uzi ko uri umva ibintu bibi byose ari wowe bihurira, uvuga ati Mana kuki ari njye, Mana kuki ari, humura, umunsi umwe, isaha imwe, igihe kimwe, Imana izagutabara. Uririmba intsinzi, uririmba indirimbo zo gushima Imana, uririmba indirimbo zinezeza. Humura, ni ukuri, iringira Imana.
wowe ushavuye, wowe urushye, wowe uremerewe, humura Yesu aracyahari, yiteguye kukuruhura, yiteguye kuguhoza, nubwo ushavuye, nubwo urize, nubwo utinze muri biriya byose ubona, biriya ubona bikwasamiye, biriya ubona bishinyitse, biriya ubona bigiye kukumira, biriya ubona ukavuga ati none ejo sinzahageza, ndakubwira ko Uwiteka azagusimbutsa muri ibyo byose, akaguhoza amarira yose warize, nawe ukaririmba intsinzi, ukaririmba indirimbo zo gushima Imana. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Komera, izere Uwiteka. 6 aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahozwa. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Ngo hahirwa ngo abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ese wowe urumva ushonje atari inzara y'ibiryo? Urumva usonzeye gushaka mu maso h'Imana? Urumva muri wowe uri guhirimbana kuvuga ngo ngeraho Yesu yagambiriye ko ngera? Ese uri gufasha Imana nubwo ikuzi, hakaba ari icyo yagusigarije, akaba ari iki kurindiye aho? Uri kugerageza mu mbaraga zawe nkeya uvuga ati Imana ndagushaka. Gerageza ukiranukire muri ubwo buzima urimo, ukiranukire muri iyo mibereho irimo. Ntitukitwaze ngo mu by'ukuri ngo nasenga gute, ngo akazi karahari nibyo, ariko gerageza usenge, kuko hahirwa abakiranuka. Ni ukuri gerageza ukiranukira Imana, gerageza wiyegereza Imana, kubera ko wiyegereje abantu ubona ntibiri gukunda. Bamwe baragenda baragusiga, abandi baracyahari, baba bahari batanahari. Rero isunga Umukiza Yesu, niwe wenyine ushobora byose, kandi nta kijya kimunanira mu gihe cyashyizweho. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. 7 aravuga ngo hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Ngo hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Imana yacu nishimwe. Mu by'ukuri bene data, dufite ibintu twimitse mu mitima yacu ntitukibabarira. Akantu kose urashaka kukegereza umutima. Ngo hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Nababwiye ngo iri jambo ndashaka ko turiganiraho dusanisha n'ubuzima bwacu bwa buri munsi tunyuramo, uko bukeye n'uko bwije. Rero hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Bene data, ni ukuri tubabarirane, twige kubabarira, twige kubaho mu buzima budafite imitima ishenjaguye. Mu by'ukuri nibyo runaka yarakubabaje, birumvikana, biranagaragara, ariko se gerageza umubabarire, kuko nutababarira mwene so, nawe ku munsi w'urubanza ntabwo uzababarirwa. Gerageza ubabarire mwene so, Imana izakugirira neza, kandi Imana izaguha umugisha. Rero mwene data, gerageza ubabarire mwene so, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Mwene so nagukosereza, shaka uburyo cy'umuganiriza. Nubona bitari gukunda, umubabarire, umwihorere, umusengere, umwifurize ibyiza, we kumwifuriza amakuba n'ibyago. Gerageza mubabarirane, tubabarirane. Imana izaduha umugisha, kandi n'ikimana idushakaho. Ntabwo Imana yaturemeye kugira ngo tube ibigeragezo ku bandi cyangwa ibigusha, ahubwo yaturemeye kugira ngo tugire ba bandi dukura mu kaga, dukura mu nzobe barimo, ba bandi bagipfutse ku maso bahumuke, bamenye ko hari Imana igira neza, bamenye ko hari Imana itabara, bamenye ko hari Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Rero natwe icyo Imana idushakaho muri ubu buzima bwa buri munsi tunyuramo, ni ukugira ngo tumenye kubabarira, tumenye nta muntu udakosa. Nshuti yanjye, nta muntu perfect wabona kuri ino si. Buri muntu wese agira uruhande rwiza, akagira n'uruhande rubi. Rero nimba uruhande rubi rwazamutse bikanga, gerageza umwumve, kuko none niwe, ejo ni wowe. Tugerageze twubake sosiyete yacu, tubeho tugirira abo tubyara, abadukomokaho, abatwegereye, tugire imbuto tuberera, tugire aho tubavana n'aho tubageza. Haleluya, Imana yacu nishimwe.
hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Haleluya. Ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ntabwo tuzabona Imana dufite igomwa, dufite amoko, dufite ishari, dufite inzangano, dufite amahane mu mitima yacu. Mu by'ukuri gerageza wibohore, uganire n'umuntu, nimba ubona hari ibitagenda ubihindure, nibyanga usenga Imana, uyisabe inkomezi, uyisabe imbaraga, uyibwire ngo Uwiteka ni wowe wo kundengera, ni wowe wo kumvugana, ni wowe wo kuntabara, ni wowe wo kunshoboza. Nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Uwiteka nadushoboze kandi atuneshereze. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abikiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Muri ino minsi dufite ikintu cyo kuvuga ngo ningera ku murokore ndaba umurokore, ningera ku musinzi mba umusinzi, ningera ku mujura mba umujura, ningera ku musambanyi mba umusambanyi. Nimureke dukizwe, aho batureba n'aho batatureba, dukiranukire Imana ku manywa na nijoro, tugendere mu nzira zitunganye, ahagaragara n'ahatagaragara, twere imbuto zikwiriye abihanye. Haleluya. Imana izururuka ibane natwe kandi izatugirira neza, kandi ntabwo izigera itureka. Nk'uko umuririmbyi yuzuye umwuka arakaririmba ngo ntabwo yaturetse nta nubwo yatwibagiwe, ngo ahubwo n'isaha itaragera. Rero rindira, guma mu masezerano, wiva mu masezerano nta mpamvu, wiva mu byizerwa, iringira Imana. Haleluya. Gerageza, Imana yacu izakugirira neza. Haleluya, haleluya. Ngo hahirwa abarenganyirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Wahirwa abarenganyirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mu by'ukuri hari umuntu ushaka kukubona usenga akavuga ati se nk'uriya aba ari gusenga iki, nk'uriya aba ari mu biki, nk'uriya aba avuga ibiki. Ariko mwene data, humura, Imana irakuzi. Njyewe naravuze ngo kuba Imana inzi ikaba inyishimira, ibindi byose ni ubusa. Gerageza kuba inshuti na Yesu. Yesu akumenye, wiharanira ko abantu bakumenya, wiharanira ko isi yose ikumenya. Abantu bakumenya ntagire icyo bakumarira. Inshuti zaza zikakureka ko zigukunze, wagera mu byago zikakuvaho. Abavandimwe baza bakagukunda bitewe na situwasiyo urimo, wayivamo bakagenda. Ariko Yesu niwe wenyine narababwiye ngo utajya udutererana mu byago no mu makuba, ahora ari hafi yacu. Iyo turira aba ari kumwe natwe, iyo duseka aba ari kumwe natwe. Nta muntu mwiza nabonye nka Yesu. Yesu niwe wandinze igihe nari nihebye niganyiriye, mbona ubuzima bwanjye burangiye. Yesu niwe wabanye nanjye, ntiyigeze andeka mu by'ukuri. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Nawe Yesu yiteguye kubana nawe, nawe Yesu yiteguye kukugirira neza. Rero humura, wicika intege, wikiheba, uterwa ubwoba n'ibyo uri kubona. Ni ukuri pe, izera Imana, kandi muri uko kwizera nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, tugerageze kubana neza n'abantu n'Imana, dukora ibyo Imana idushakaho, twe kugendera mu nzira zacu, twe kugendera mu bidatunganye. Ijisho ry'Imana rihora kuri twebwe, uko bukeye n'uko bwije, uko byagenda kose, ijisho ry'Imana rituriho. Inshuti zanjye bakundwa, bene data, ibyo ukora byose Yesu aba akureba. Ibyo ukora wihisha, Imana irakureba. Ibyo ukora aho abantu batakureba, Imana irakureba. Rero gerageza ugendere mu nzira zitunganye, ugendere mu bushake bw'Imana, ugendere mu buntu bw'Imana, apana kugenda nk'uko ab'isi bitwara. Wishaka kugenda nk'abapagani, wishaka kugenda nk'uko abapagani bagenda. Menya ko wakijijwe, menya ko wizeye Imana. Niyo bakurenganya bakuziza Yesu, umunsi umwe azagutabara, akubwira ati mwana wanjye wararenganye, mwana wanjye barakuvuze. Hari abantu benshi batuvuga, bakavuga wenda ko tudasenga, bakavuga wenda ko mbese bakatuvuga uko bashaka. Ariko muri ibyo byose haracyari Imana yo izi neza umuntu. Hahirwa rero uwo barenganya bamuziza Uwiteka, azabana nawe kandi ntazigera gukoza isoni. Imana yacu nishimwe.
ni ukuri Imana yacu igira neza ku manywa na nijoro. Hahirwa abafite inzara n'inyota kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Imana yacu nishimwe ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Haleluya, Yesu nahabwe icyubahiro. Imana yacu nishimwe. Rero bakundwa bene data, iyi si turimo turi abagenzi. Rero ni mu gihe uzi neza ko uri mu isi ukaba uri umugenzi, ukaba uzi neza ko isaha n'isaha wayivamo, gerageza ukore nk'uko umushyitsi amera iw'abandi. Ni ukuvuga ngo iyo mfashe nk'urugendo nkajya gusura umuntu ndi umushyitsi, ngenda nitwararitse imico nari mfite iwanjye nkayisiga iwanjye, nkagera iw'abandi nkagerageza kwitwara neza, mvuga nti ndi umushyitsi, ntahakura icyasha, ntahakura izina ribi. Nkagenda nimba nogaga rimwe mu rugo nkoga kabiri, mvuga nti uko byasa kose nzahave bavuga ati mbega umushyitsi mwiza, mbega umushyitsi w'umugisha, mbega umushyitsi uvuga neza, mbese bantake. Uko rero tubaho ku bantu tukageraho ahatari iwacu tukagerageza kwitwara neza, ni nako twakagombye kubaho muri ino si. Mu gihe tuzi neza ko iyi si turimo atari iwacu, tugomba kuyibamo nkaho nyine atari iwacu. Iyi si ukayibamo ukora ibyiza, uvuga ngo isaha n'isaha, anytime nava mu isi nkapfa, isaha n'isaha ubu tuvugana ushobora kumbona ndi kuvuga ibingibi, ejo ukumva ngo byarangiye. Rero uko mbasobanuriye ko umuntu yitwara neza iw'abandi, reka aba ariko twitwara muri ino si, kuko muri ino si turi abacumbitsi. Iyi si turimo si iwacu, turi abashyitsi. Bene data, nimba tuzi neza ko turi abashyitsi, nimureke dukore nk'iby'umushyitsi akora iw'abandi, uko agerageza kwitwara neza n'aba ariko twitwara neza muri ino si. Ino si turimo reka tugerageze tubane neza n'abandi, tugerageze. Ariko reka nkubaze, urasanga umuntu yarikakaje, arumva ari umuntu w'igihanganye, arumva ari umuntu urenze, ntashaka kuvugisha abandi, ntashaka kwerera imbuto abandi, aravuga ati ngenda arenze. Ntabwo urenze nshuti. Iyi saha urupfu ruje rukagutwara, wasiga izina ribi, ugasanga abantu bari kujya bavuga ati tunagenda n'ubundi yari yaratuzengereje. Ngaho imagine kweri gusiga iryo zina. Rero nshuti zanjye bavandimwe, nimba muzi ko ngo nimba mwarasogongeye mukamenya ko Uwiteka agira neza, ngo nimumwegere. Haleluya. Rero bene data, nimumbabarire twisunga Imana mu byo dukora. Imbaraga nke dufite tugerageze kuzibyaza umusaruro, tugerageza kubana neza n'abandi, tugerageza gukora iby'Imana ishaka. Twe kugenda uko abantu bashaka ko tugenda, twe kwifata nk'abantu tutazapfa. Ni ukuri utekereje ukamenya ko aka kanya wava mu mubiri bikarangira, wamenya neza uko ubana n'abandi. Dufite abantu bikakaje, dufite abantu badashaka kuvugisha ngo urangiye sinavugana nawe, urangiye we ntabwo nagendana. Wowe urinde? Who are you? Umva, mu gihe uzi neza ko uri umushyitsi muri ino si, kora ibyiza nshuti yanjye. Wikitwara nk'umuntu w'igihanganye, wikitwara nk'umuntu utazapfa. Numenya kuzapfa, bizatuma ukora ibyiza, bizatuma umenya kubana neza n'abandi, bityo Imana izakwishimira kandi izakugirira neza kandi izabana nawe. Yesu nabamera umugisha mwinshi. Mumbabarire tugerageze kubaho mu isi si iwacu, tubane n'Imana neza, tubane n'abatwegereye neza. Yesu abamera umugisha. Mukande subscribe, mukoresha musharinga abandi. Ndabakunda cyane kandi ndabasengera uko bukeye uko bwije. Namwe mujye munsengera, ntimukabure kunyibuka mu isengesho ryanyu. Ciao ciao, turi kumwe. Amahoro y'Imana abane namwe.